mabuje uru rugo rugomba gupfa mu muntu umwe. Sabi ngwiki zose ni imigambi zo kugira ngo turamuke. Kugeza igihe utekereza n'iby'urupfu koko. Buretse gato hano hantu hapfuye umuntu, abo mwiganye, abo mwasenganye, abaturanyi, inshuti, abavandimwe, abo muziranye, abantu bose bazi ko uhumekaga, bazi izina ryawe, abo mwabanye mu makoperative, abo mwabanye mu mishinga zitandukanye, abo mwacurujanyije, abo abaziranye n'umugabo wawe, abaziranye nanje, abaziranye n'ura mukobwa wawe biganye nawe, bose bafitanye isano no kumumenya. Abo bantu bose baza mwaruno rugo. Hano hantu haramutse hakorewe urugendo rugera ku bantu 1000 cyangwa se abantu 500 900 kugeza aho ngaho. Naho abo bantu bose baza uko ngo basubireyo uko. Byibuze hari uwaza akazana 1000 2 3 ibiro 3 by'ibirayi, ibiro 4 by'ibirayi, buri wese akitanga uko ashoboye ku mugwego guko ari gushigikira umuntu wapfushije ahangaha. Ukira aho nkubaze, uwo muntu ushaka kwapfa ninde? Uramwicisha iki? Mabuje ubundi witekerejeho nkawe, sibyo? Tubwizanye ukuri, utariho bitwaye iki? Ako nsa wasaze wakiguryo ushaka kunyica. Urabyanze nta kibazo, tanga umwana wawe. Ariko none wakaga kabaho isi yameza amenye umwana wanjye apfe hejuru kugira ngo abantu bambe amafaranga. Urabyanze ntacu, tanga umukozi wawe. Urambaye we nimbe zona muziki akora bisiko ngiye najya nambika amaguru yanjye. Ako se bandi ko mufite meza Ibyo nge wabiretse ubwo ibintu byabaye ibiki? Uziko nsabita by'Imana. Sabe Uziko nsabi nago muzi wa mukozi wa Nyirankotsa. Nase nimba yitabye Imana hari buri munsi abantu nibapfa. Nose nago ujya mu kiriyo. Jewe ikiriyo cyansabi umuntu tanaziranye ntarabona aho nari. Sabe nago uramubona. Hari umuntu mutamuzi muri no katerwa kata abantu bamutuma kuvoma abanda bamesera. Sabe hari umuntu atagire neza muri karitsiye koko kubyo uvuga ngo ngiye mubona kuriya ntago byatuma njya mu kiriyo. Burarura rugo ntago muziranye ku buryo utabatabara. Nyine Nyirankotsa turaziranye ariko umukozi we nta communication tugirana ku buryo najya kumutabara. None se nubundi ko umukozi we yitahiye wagiye gutabara nyirabuja ko ari we nyine wagize ibyago. Ariko mugira umwanya ngiye nifate nuhanye nkuko uhanya ngo ngiye gutabara ntabarikize. Ega nanjye ubwo nari nigire muri siporo maze kwambara bamenye inkuru ndavuga ati reka niruka nkengereye umwana. Ubu ibyo bintu uri kugushwishubirikanya ugiye ngo gutabara umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo se ntago ari umuntu. Wenda no umuntu n'abazima barapfa nkanswe umukozi wo mu rugo. Shaka ubwo bwirasi nyamara wambaye umubiri kandi akazi ko Nasigiye mu rugo makanya nako ko nakazi. mpakanya ko ntazapfa. Hako rwose ntabwo byantisha umwanya ahubwo umva nkubwire twigire muri prod. Ngenge muri prod. Ubaze ko narinjije kukureba Muri kate twagize ibyago nge muri prod. umva zirimo amafaranga. Wow. Ese urabizi ko umubiri wambaye uzabura? Ese urabizi ko nta muntu wishyingura? Urabizi ko umuntu yapfuye biba bisaba ko wabanye neza n'abantu? Ese hano ryo yuko ngiye ngira umuryango. Uwo muryango subizi neza ko Nimpfu umuryango wanjye niwe bazatabara. Ubu ngiye nirukanke nshishwirikanye ngo ngiye gushyingura umukozi wo mu rugo kuko. Ariko uwo mwanya ntawo uribona wajya wambaye ibyuma. Ariko nani Gusa nagusatsa kuntabara nimpfa. udatabara abandi? Okay, wenda nzagutabara sinamera nkawe ariko inama nakujya no kwaza tukajya kwa Nyirankotsa. Umva ahubwo nkubwire uvayo tugende ryo gushyiramo agakweto keza. Mama nawe hari yagiye mu ntara reka ngende basinge mu mwanya we byibuze Nyirankotsa abone ko aho mama atari njyewe nahaje wenda mama azabazanyo. None binesha umwanya se gute? Uzi ko nta bwenge ukigira wagira ngo barabudashye.
hari ubwo nkureba nkabona ubwo bwiza nicyo kibuno nkabona wakima nakibyaza umusaruro ntabwo najya nirwa nikanga mu bidafite umumaro. Ikibuno se ni icyuma se ngo ni icyuma kigwinge. Ubura kukibyaza umusaruro uraho ngaho ngo ngiye gutabara umukozi wo mu rugo. Ese ushaka ikibuno nyibyazemo uwe musaruro? Mbwira umusaruro ushaka kuva mu kibuno. Unanje kukugira inama. Nta telefone nzimugira, nta mafaranga. Sinitaba. Sinkwandikira ukasoma message nkwandikiye. Kivuga ngo nta telefone nzimugira. Akondora uva mu Buganda. Abandi banatungana baratwara amalenje urava nawe uraho ngaho. Uritabira kuri kangaye. Niko se wandijukiwe. Utwariye modoka wo. Nyine nibyo dukubwira ngo dushaka amafaranga natwe no mwaka tugura imodoka. Wabanje ukayashaka nkakureberaho urugero rwiza. Kayabona. Nkabona ko telefone nziza uyifite. N'ubwenge bugenderamo. Metero bari kuzajya imbere gaso genda ngaho genda muri prote. Shogoshera. Nyenge gutabara. Mu bidafite umumaro. Tekura. Ki. Shimwe. Sapuka ngo. Turabashimiye ko mugeze aha ngaha muri uru rugo muje gushyigikira uyu muturanyi wacu nanjye ndimo. Ni ukuri twahuye n'ikibazo gikomeye. Uyu mwana wacu rwose yari umwana mwiza, twari tumaranye igihe aha ngaha. Uyu mwana wacu yakoraga imirimo neza, natwe yaducagaho aha ku irembo akadusuhuza. Yari umwana w'imfura rwose utumika. Mu by'ukuri biteye agahinda. Imitima yacu, imitima yanyu irumvikanira babaye. Yabyumva mugabo jewe twajyanaga no guhaha inyanya. Irababaye rwose, mwihangane. Ndabakomeje. Nanjye ndakomeye ubwo umuhungu wacu twakundaga cyane. Ni ukuri twamukundaga, yari imfura, yari umwana w'intangarugero. Hose karitsiye zose baramuzi. Yari umusore usabana, ugira urukundo, ugira urugwiro. Mano bivunika sabara Yewe turababaye ariko reka duhe umubyeyi ijambo. Amuzi kuturusha, bari babanye igihe kinini mu nzu. No kuri dufite agahinda. Murakoze. Ndafata ijambo mpera kuri uyu mugabo mubona uri kurira cyane. Niba wari warampaye Nsabi. Ese mama no kuri Nzayino yari inshuti ya Nsabi nabonaga bagendana. Inju tarika agiye afite amafaranga agajya akagera ku bihumbi 10. Yesu mwami ariko Nzayino abandi turikurizwa n'urupfu rw'umuntu wacu tubuze, wari kurizwa n'ibihumbi 10. Okay, ndakeka mwese Nsabi nta muntu utamutumaga. Buri muntu wese yamuhamagaraga yamwitabaga. Ndetse Nsabi yarafashe runini. Gatanga urupfu rwa Nsabi yaguye hafi y'icyobo. Avuga rero ubwiye impanuka ibaye hari n'abandi bari aho hantu, ntabwo twakwirirwa tumuzana hano. Ntabwo ngiye kubabeshya, asanduka iri hano kandi umuryango wiwe singira ngo niwe wampaye nimero zabo. Bambwiye ko nta n'itike yabazana ngo tumushyingure. Reba uko twicaye ku nguko, nta mazi yo gukaraba turi bubone, ayo kugura aho dushyingura umubiri we ntaho. Mama wikwigura pe. Tagira ngo dufatanye tujye kumushyingura muri icyo cyobo yaguye hafi. Mama wikwigura rwose pe, wivuga n'amagambo menshi ko hano tubakuru mwoka byarana. Muri kumva ko mami wacu rwose pe arahangayitse, afite ibibazo byinshi. Natwe ejo tuzaba dufite ibyago ko natwe turabana turi mu isi, dufite abacu ejo bagenda nawe akadufata mu mugongo. Reka twihangane pe, twikoremo mu bushobozi dufite muko duhagaze basi, ariko tumube hafi tumufate mu mugongo. Nakoze mwana wanjye rwose pe. Oya Nzayino nawe wikwikuramo rwose, ngiye tukiraho rwose. Ari amafaranga nari mfite nta n'igihumbi nkuyemo, akira aya mafaranga yose pe. Hey mwana wa 10 20 35 Mubyeyi. Wenda sinabona uyafate neza. Menshi nka ya Nyambo ariko akira udufaranga rwose nanjye nari. Mana yo mana we 15. Akira kurudi yawe. Angahe nawe? Kurodi umenye imibare? Ubwo abaye 50. Yesu we 15. 65 we.
yakoze twe Imana bamugishe cyane akintu mutangirenze Imana iba blessing n'imiryango yanyu Sabi yari inshuti yanjye twaragiranye ingurube kwa gatiritiri yego ndabyibuka rwose twagendanye imihanda myinshi yari inshuti yanjye nanjye rero nanjye nari mfite 5 aho ngaha twaragendanye rwose mwana wanjye we inkoko itera uko umwoyo wayo ungana nyabuze mwana wa mwana we akanote gashashe gatya usina na peteroli ntago baye banguraniye kama kazima wa mwana we nibwo bushobozi nari mfite ariko mfe kureba ko hari akandi nabo wa mwana we ufite amafaranga angana atyo oya nayo ko yamaye ngo njye kumugura uruma yakantu kaboze ufite amafaranga mashyashya ese ubwo bandi ko bari gutanga 10 na zacu oya uri yatanze 3-5 abandi 15 wazanye ni 10 niyo nari nahembwe nanyo ko yamaye ko kareshya niko n'umuroromboresha akira mwana wanjye nuko ahangayitse ubwo nanjye yari ihene yandagije Korodisi bibaye 20 ubwo nzayigurisha nyazane muyashyiri wapo uyo buyikopesheje uzabuyagira nzaba nyine bushatse uyaka hano uzayigurisha nyine byamusubiza hano nyine ubwo mureke ndajya kugurisha ihene kuko hano se uwo tuziranye n'uyu kandi nawe sinzi niba yayaza nanjye ntayo mfite nayo mfite udufaranga nanjye ngiye gutanga ejo yanciyeho ndamubwira nti mfatira kari agapusi nayo mfite agapusi nayo ngiye kukagurisha kugira ngo nanjye udufaranga ntwirwanisheho ariko ukuntu azi kwiruka nk'ingeragere ukuntu agira umutima mwiza arangije arakiruka nkayavuyemo umwuka abaragasimbukiye abaragafashe mba ndakagurishije nkagurishije nanjye n'utwo dufaranga mfite rwose uduhumbi 20 rwose nari nakagurishije ubu nanjye ngiye kutumutangaho ngiye kudutanga rwose nari nakagurishije ejo akamfatiye rwose mwakire murebe ukuntu muza kubigenza ariko dufite agahinda rwose turababaye 90 akira abika komeza ariko hagize n'uyafite kuri telefone nawe nyine yakwitanga tukazafasha umwana wanjye afite telefone yashyira kuri nimero yanjye cyane na makode ujya kode Nga data mufite kode mu rupfu genda kode ya momi isanzwe murebe ariko kode mwayiduha hari agapusi kasigaye k'umuturanyi naza kugafata rwose nako nkakagurisha nkayashyira kuri kode rwose nkayohereza nyine ngewe icyo nashakaga ningera mu rugo ndabwira mukecuru agurisha ihene mboherereza kiremo kode koreka mbagiye kode mama gihorere Jojo gihorere 8352 hari n'ihene nari naciyeho iziritse naza kuyifata nzamutse nkazayohereza ejo nkayijyana ku isoko ariko namukundaga pe yewe munyihanganire ngiye kuko n'umwanya wanjye ni muto urabizi nuko nyina urupfu mwagize nari ntabaye ngiye gusubira mu kazi kandi ibihe turimo nawe urabizi bitewe nyine na cya kibazo na gahunda dufitanye Jojo hanyuma nagira ngo mbakomeze mbafate no mu mugongo wari ugiye kumbwira ngo iki nta kintu duhaye nuko nciye mu ijambo dore nari mfite ubufasha hano nari ngiye kubaha hako nyine nagira ngo nabo basabe mwihangane nge mbaye ngiye mu kazi ndagaruka nimugoroba ku kiriyo urakoze n'ukuri Imana ikongera umugisha kandi mwe mwihanganye rero mukomere rwose bibaye 100 mwana ufite amazi atanga 10 numara kunyishyura amadeni undimo nzareba ndi nguha urabizi ko ndimo amezi menshi abayangahe mukoma yewe reka ngenge mu kazi ubwo ndagaruka kubareba nimugoroba tuzashingura ejo yego cyangwa nubwo mutamushingura namwishingura kuko ubufasha ndabubonye nanjye reka njye kugurisha ku gahene nyine ubwo nibicamo ndaboherereza harya amazina mwambwiye ko ari Claudia narindi izina ufite ikwiye kode ya Claudia Nzayi wagiye gutekera abantu nanjye reka ngende ndajya nkomeza nza mbasura uko nta kibazo amasaha y'icuma ndagenda nza mbasura murakoze Rwanda we nsabe nzongera kumva ijwi ry'umugabo muri inzu nubwo yari garyara ubwo gutego mwakomeje kurira nanje wenda ari kintu se mwe kujya tatabwa wanyu ntibagushaka ngiye kugenda genda baragushaka nawe amafaranga usigaye ngende yahahisha nyogokuru mushimi
yewe nanjye amasaha yo kujya gutekera abakire garageze nanjye reka ngende nzagaruka mugiye gushyira ko muri kunja mu jambo mwaretse ngavuga nawe ujya kuzana amafaranga arata ahubwo nagiraga ngo buriya rukundo numvisha bavuga ngo iyo umuntu ngapfuye ajanye ideni ry'umuntu ndagagerayo kandi haboneka amafaranga agera mu 100 mwambereza 10 ryanjye nk'ibi akuri inkunga acuma ura ku mwama guca umutwe umvahagarara hano tuvaye hano ugomba kunyishyura amafaranga yanjye ubundi tutagiye mu bintu byinshi wakoze habe no kunsuhuza nsuhuza iki nsuhuza ngusuhuza mu biki njyewe dupfana kwikopesha ukanyishyura hari ikindi kintu dupfana nawe wankopa utari inshuti yanjye ngende inshuti yawe Nyambo ngende inshuti yawe basi turaziranye urakoze cyane yishyura nese ku buryo utanansuhuza okay urakomeye wapi ntabwo nkomeye impereza amafaranga yanjye rero ibyo byari bibaye Nyambo ukigira umwana mwiza babara wikigira umwana mwiza no nyishyura amafaranga ngomba zimpamvu nakomeye ariko cyakoze njye mpamvu udakomeye irandeba se ngubu tuvugana waba ukomeye waba udakomeye ntabwo bindeba ntabwo tuvukana sibyo sinjye iwanyu nturya iwacu ubuzima bwose burimo ntabwo mundeba erega wasanga iyo mpamvu nakomeye nawe wanyitaho ukaba ukomeye kandi twagize ibibazo okay nta kibazo iyo tuyizeho nyuma ntari amafaranga yanjye mbega tutaragera ku kibazo cy'amafaranga niyo mpamvu nshaka kubwira unyikoreshwa ubwo nuko ntayo ufite nimba bakubita umuntu se kugira ngo bamwishyuze ntabwo mbizi uranyishyura cyane ubwo nari nyafite yego uruyafite urakoze cyane ubu tugiye kuba abana beza tuba inshuti niba ufite amafaranga yanjye nyishyura nyine ubu nayo mfite ariko yego nyiri imbabazi ngo iki nyine urumva ni ukuri kose pe nawe uri umuntu ufite umutima wa kimuntu ndi umuntu niyo mpamvu nagukopye nyine nderumva nkubwire nk'uko wankopye na kano kanya nyumva ari nari mfite amafaranga ngiye kunyakuzaniye pa amafaranga yawe ubwo duca kwa Nyirankotsa tugiye kumufata mu mugongo dore wa mukozi w'insabi yapfuye bigahurira ideni ryanjye rero tubwira ko nta sanduku habe n'amazi yo gukaraba habe n'iki habe nta kintu na kimwe ushaka kumbwira ko abavandimwe baraho rwose turateranyije dufata amafaranga rwose navuga yisha nawe ni umuntu afite umutima wa kimuntu yanyumva aya mafaranga reka nyahereze Nyirankotsa yirwaneho dore ntako ameze aho kugira ngo asebe kandi ari uwacu mitanya afite yose ndayamuha pe rwose ngiye kugushakira amafaranga yawe iki cyumweru ntabwo kiri burenge nayaguhaye ariko nawe niba uri umuntu uri umuvandimwe wacu nawe urabizi ko Nyirankotsa ahubwo nawe ugenda umufate mu mugongo Jojo karama mpamvu ngo uhamagaye ngira ngo tuganire njye nawe kandi nagushimira ko wihanganye nkaba ndi mu nzu yawe hejuru y'amezi 6 oya uretse kuvuga izo nkuru bijyanye n'amezi y'inzu n'inzu uri mu bihe bibi bitakoroheye ahubwo reka nongere nkubwire ngo pore n'ukuri ni ibyago wagize uzi kugira ngo urupfu rutunguranye rw'umusore nkuriya kuko rubaho mu gihe wari uri mu bihe bibi nawe utorohewe byonyine no kuba n'umutima wawe wabyakire nk'abasanze wihanagura amarira nabyo ni ubutwari uskuri intwari wowe komera pe komera kubura nsabi ni igikuba cyacitse muri ni n'umurenge wose ngira ngo ntago ari urugo rwawe gusa komera n'ukuri rero Jojo nitaye ngo nta mafaranga bakusanyije yo gushyingura nsabi namushyinguye mu buryo bwanjye we ntaho naguhisha niyo mpamvu ntigeze mbabwira ngo nimuze kwirembe icyobo yaguye hafi nakimuhirikiyemo inshuti yanjye sinagushuka rwose cyangwa uhishe namushyizeho ingorofani zingahe kwiki ndavuga ntaya mafaranga rero Jojo singiye kukubeshya ntabwo nari kwiyagura isanduka n'ibiki nzi ikibazo cy'inzu mfite n'ibihumbi 100 mwamaye urabizi nta n'10 nakwiyongaya yabari kuko nabwirwa n'iki mafaranga baguhaye ko nanagiye mbere nge nese njya mu kazi bamaye rero ndagira ngo twumvikane rwose nk'ukuri umuntu mwiza babarombera umuntu mwiza Jojo uriya mugabo yatwaye amafaranga y'inzu nabaga nzi ko agiye kukwishyura amafaranga arayarya Nyambo ushaka kumbwira ko ufite ubushobozi bwo kujya kugura isanduku y'abantu mudafite icyo mupana kuruta ideni ndimo yego ntabwo nguzi isanduku njye nyine twese twe turaho turi guteranya kugira ngo turebe ko twamufata mu mugongo ibyo bikandeba hehe niba umuntu yapfuye yagiye hari umugarura ariko tumuherekeze neza tumuherekeze uravuze ngo amafaranga yanjye y'ideni uyatanzemo kubagura isanduku sabe mupfana iki n'umugabo wawe ako yatubereye umwana mwiza muri karitsiye twese turabizi yaragukopye gusa
ubu mfuye ntiwanatanga n'ibihumbi 100 ngo bagire. Iyo umuntu yapfuye aba yagiye sheri wanjye uranyumva neza niba wafashe ideni ry'umuntu egari kumwishyura kugera kujya kwita ku bindi bibazo uzanye amafaranga yanjye Nyambo ahangaha tugiye guseranje nawe ndagukubita pa kubonye amafaranga yanjye nese n'umubitara aravahe birandeba okay miyo myenda kure miyo myenda yimenarira ubwo wenda agenda nambaye ubusa birandeba sibyo bintu genda wambaye ibiranye nta kibazo izo nkweto ziravamo amafaranga yawe gusa wakwihanganya ukamikira kimwe sinzaba wakwihangana wimyidenge kuki utihangana wowe urinyimyeza nakwica nakwiworera bivuze ngo sizere kugukopa uyuzajya unkopa ariko niba nawe nkubwiye ikibazo impamvu ntagiye kwishyura kano kanya nyumva kuko nawe uri umuntu wo muri quartier nawe wagira ibyagorega tukagutabara ntuzantabare nta kibazo ngo ngutabaje ariko reka nkubwire ikintu kimwe ujye umenye umuntu wafashe ideni uri kumva neza kumara yanjye wowe uravuze uzanye amafaranga yanjye uriyancisha ujya gutabara ngo umuntu yapfuye nari kintu umuntu apfana bizarenga iki cyumweru yego nyirimo nyimbabazi harimo n'icyumweru cyose ubu utabara abantu mugira icyo mufana mwe bonyine nyareka nkubwire ikintu kimwe ubu ngenda kuretse taha ayo mafaranga uyahaye Nyirankotsa ngiye kuyamwaka Nyirankotsa naho ndi mideni yose aviremo icyarimwe utaza kugira umwana mwiza hano ngakwereka umuntu wagize nakuyamye igicapo umuntu akwaye arayanyishyura si umukobwa abundi asonze mu yefu utagira umutima wa kimuntu babarira utelefone umbwira amafaranga ngo amadeni yose avemo dutangire bundi bushyashya ndakwizeza ko nzakwishyura neza nzajya ngerageza rengera 100 nta sukari iri muri iyi nzu nta kara nta vuta nta munyu nta twicaye gutyo nta nakawunga umuntu yarigata nta kintu gihari iri 100 turigabanege nawe umbwira y'inzu uri bukure ayo ngenera niyo mfata rero kubera ko mwagize ibyago cyangwa wagize ibyago ntago naje nitegura ko tugiye kuganira inkuru nk'iyo ijyanye n'amadeni y'amezi y'inzu ndimo ufatiye nayo ifata igihe Jojo yego ndabyumva ariko amezi 6 ni amezi menshi cyane ntari burekere ntari bunavuge ngo ndahebye ni amafaranga menshi kwihangana byo narihanganye urabizi ndetse n'ubu ngiye kwihangana uburyo ahubwo ndashaka ko tubikoramo n'ubu urahera ku kwezi unyishyura none hari amezi 6 munyishyure pfafatira pfavo waje gongera muri urugo rw'abandi niko nyishyura pfavuba mama faranga yanjye Jojo wiriwe kunyihorera mama faranga yanjye nta byari kose akose ayi ntago siko hari bagize ibyo je birandeba se ku mafaranga yanjye n'ibyago bigura mwihangane ku byago mwagize ariko munyishyura amafaranga yanjye Nyirankotsa nje kukwishyuza ndagira ngo nkubaze none se nawe ugiye kumbwira ko umugabo yazaga gufata ibyo kurya niyishyure ayi nanjye ndi kwishyuza reka twishyuze mu mutuzo mana we oya njyewe bimaze igihe kabisa ngo iki ntago umugabo yazaga gufata ibyo kurya yishyuye koko wowe uravuze ngo ugize umusazi ntago uzi deni undimo ntago ngeshe ubundi naje kwambwa ngaruke ayi reka tuvuge buhoro ukabyara nyishyura shangende cyangwa tujyane ibintu ni bibiri nyishyura ngende cyangwa tujyane harya nangara 20 Jojo urabihomberamo dore ngo afite uburakari bureho tugwe wore kunyura Jeff ngenda n'amagambo afitanye nawe reka n'iryuriya ntago ari bimwe ahubwo banza uvugane nawe birangira reka nyamure umuhangayiza zana nkwereka tugiye muhe 20 uyu muntu wo kabyara none se waruvuze ngo ufite amafaranga ntago uri kwishyura urushe kuyakoresha iki akira ugenda amahoro n'undi munsi ibyo bintu byanyu by'ibibazo mama mufite ntago babindeba ntago babiruta boutique y'iwacu urumva bye hari kibindi Jojo nkwishyurize oya turi kubyumvikana kandi ibyo bintu byo kujya mu mwambura abantu ayi ihangane ngiye ko nta gahunda yo kumwirukana mu nzu mfite mana yanjye nukuri ufite ibibazo byinshi pe ndabyumva uzane ngiye kuguha ko yajyanye rero nari mfite gahunda yo kuguha prive n'ubundi nanjye nkakurukana mu nzu mana we kuko muri iyi minsi nta n'akazi ufite byarapfuye nyine byarazambye ngiye nshingiye ku byago wagize ngiye kukwihanganira nibyo nari ngiye kukubwira ku mezi 6 urimo undimo buri kwezi byibuze ujye mu 2020 ariko kuri ibyo 2020 wongereho n'ayinzu unyishyure sibyo ndakorohereje uzajya unyishyura buri mafaranga y'inzu wongereho ibyo 2020 kugira ngo ibyo deni rishiremo rwose
nubwo ntazi icyo nzakora nubwo ntazi aho nzayakurura oya ntacyo nkuze kubura nsabi byonyine ntabwo wagendera reka kwereke n'ibihumbi 50 anduye gumana uraza nawe abashize se urahaha nyine mana we dore 10 rebe dore 20 30 40 50 uretse Jojo uretse kuyafatira benzi ayaga uretse mbenya afashe 10 Jojo nsigaranye 30 araye sabise nako yapfuye no kumurota yapfuye we sinda yawe niyo mukobwa wawe se ntacyo ubwandi rero buri kwezi urajya unyishyura sikuru gukomeza kubimbaza cyane nkagira ngo wenda hari ubwo mwanzuro bakubwiye ngo ugufate wagushikira bakubwiye nsabe ngo nafashe kuzimu wareka nkajayo nk'ubu niba nuhura n'abantu bose twabeshye ko wapfuye mbarambwire ego nyagasani uwo muzimu yagarutse mu bazima te mazemo yagarutse mu bazima gute bite mwana wa mbo wari warihishe mabuje niko byaba byiza vuga gahora abaturanye batakumva bazi ko wapfuye wagiye ibyo ni ibibareba ibintu byagoragiye uzi tuzamisha iteka ryose ugahita ava muri karitsiye agende ndi kuja hese ninde nibwo bwa mbere bakumva arazarubayeho cyayabazutse Karabaye umva mabuje hanyuma Yesu wakoze ibitangaza akaba yavuye he byo tubyihorere ubwo twabaranywa rero ngo twabaranywa tubaranywa iki neze mu kazi ko kari gapanze turabiyoboye twembi ntabyo twigeze tuvugana oya da ahubwo se ko abantu b'inahanga hari ingugube wewe wapanze umushinga nabi amafaranga menshi batanze ni ingugube abazane ugaze umuntu wo kwitanga igiceri cya veni we hari wa mukobwa mwiza muremure w'imisatsi wahangaha w'inzobe muri karitsiye uri kuba Nyambo iryo ya Nyambo ukabye yihangana atanga amafaranga 1500 ku rupfu rwanje ngo ntabwo yahamupagase cyane rero nase mwese muri guseka Ngora ntabwo yatanga amafaranga menshi kugipagase murasekeje radagene nuko hari akandi kana nako wagira ngo cyo kora kari gashonje umuntu wihangana agatanga igiceri cya veni n'igiceri cy'icumi ibiceri 30 yakwanza uraciriritse ku rupfu rwawe ariko kubera ko hari abantu benshi barakusanya mbona baye 15 abana urabeshye erego ujye kuvuga ko ari makeya oya 15 rata ntagushuke habonetse 15 yemuko ndikumva inama atari ngombwa ngayitabire sibyo rata gatubangira ibugiye sibyo ubwo nyokora kwakura ntihagire igihinduka ngo nzabe yarapfuye ngo urapfupfa ubusasha bamushinguza 15 nuko zibanshingura nta sanduku nababwiye ni kubw'ubushobozi buke namufashe muhirikira mu cyobo yapfiriyeho nuko wabyoroheje injira sinkubwira ngo jya mu cyumba wa mwana warinjira oya n'intuza ntabwo ngombwa twiriwe neza turamahoro dore niwe natonze ibiceri nyagaho ibiceri 10 cya veni tanze n'agaceri gashaje bo Imana ishimwe ko buretse Imana ishimwe ko umushitsi mukuru twari dutegereje ahangaha ahageze yego yego dunia karibu nese bande ko uje kwiterera mu mata nk'isaze n'indago karibu kabisa buretse ese zabuze uri ko urabona umuntu nkomaga kwitako itondese duni mumbwirire ukuntu amafaranga atanzwe ahangaha gagasakazwa amafaranga ngo twayaguhaye yatanze menshi bayahaye ndi wayitanze ngahe wowe buretse wimuca mu ijambo gavuge nk'uko agabonye nk'uko byari byanditswe ko bizakogwa amafaranga twaritanze
dukora uyo bwabaga amatungo turagurisha ewana turatanga amafaranga araboneka vuga umubare n'amazina mwa nkuko Urakubitwa we have se kandi umva uri umunyamakuru hano wasanga ucakiye umugabo akaguru wakagejeje hejuru we wari wapfuye nabasobanura iki mwaje muroroherana mbwira amafaranga n'amazina mbo Nyambo yatanze 35 Habimana atanga 15,000 nanjye ubwanjye wumva ko bibabaza kubangahe ibihumbi n'Ababimana batanga 20 katugateranye tugateranye 35 guteranya ibihumbi 15 bikaba ibihumbi 75 hari n'ayohereje kuri kode 75 35 guteranya aho Nyambo hari n'abandi reba wa mungu bitase kamara tanze 20,000 ngo imaze kubangahe buretse gedezaho iba wicecekeye sibyo kandi kazi kawe wagakoze neza cyane bura waruzi ngo ndi ikigogi rero ngo ndategura umugambi n'indange zamere nk'uwitumuye buvu nkaho wagera ngo ibintu bagiye gukorana hari nje bagiye kubikorera ubu ngubu watambuka muri karitsiye wese ari kureba izina ryanje naho yamaze kuva mu mitwe z'abantu abantu naho bazi ko napfuye nyine oya uyu mugambi twawugande naho hari ikintu nshaka kugira ngo nje nawe tuganireho zana amafaranga gukuntu napfuye ariko ndi nyokoboje zana ibyo byo kumabuje sanga biri kumfasha icyo urukundiganye muheze je nawe tuganire muhezereze ikisi nesu yarabirimo cyane utavunitse amafaranga we nawe utavunitse icecekere sibyo ngo fata gutyo ntizi ntoki zawe nyere ako si muri mubi fata kunguko mugira ikintu wumva nitsa ubanze kumusohora ubwo ntago uri kumva wowe none sibyo byumvise uti nayafunze nitsa windeba gutyo amafaranga yabonetse pe ariko gira ariko ashirana ariko uza amadeni nari nsabe ibyo twarabisangiye nsabe inzu twari rero hari igihe wagira ngo nibwo bwa mbere mpfuyeho hari n'ahandi henshi umutwe nagenda guteka nyine wabutetse ukemera rero ibyo urukunza naho ngo wishyuye amadeni wagize ntaho biri kundeba mpereza amafaranga gupfa kwanjanga gushaka ngahe z'urara upfu napfuye rure munsi y'ibihumbi 100 none se ntago twabipanganye twembe ko amafaranga twarabipanganye none se wari gupfa simpuruze none bikagenda bite none ko ndikumva ushaka kujya wenyine ntago naryanjanye nesa ngaho gazanye kampereza reka ubutahambara igiye wemfa we wivanga ibintu mpereza niba urukumva urampereza umpereza cyane butari kumva urampereza nabyo bimbwira ariko urebe naho ndi kuyakura habe n'amazi 100 nanyoyemo 10 terasiga ibihumbi 30 akira nanye ndatwara kandi twe turi babiri ariko se uri kureba akantu nkoze umugambi twara gutangiranye nkwizeye ariko nanjye ntago ari nge se uri kureba akantu nkoze ahubwo wiba umukozi mu mahanga hatuvugana mereza hano mabuja rero mu mateka y'ubuzima bwanje naho narambura igipfunzi cyanje ngo nyiritira umudamu ka wibuke ko napfuye asengura agafanta ka 5 watanze ntago ubujije kumva none uri kumva ntago ndi kumva fata rata inyungu Claudius uyu wimuhecu mu rupfu rwose napfuye nsagwemo ibihumbi 20 umuntu w'umugabo mpfire 20